Mu gitondo nibwo umuntu yaje kumpamagara kuri telefone ambaza niba kuko mfite amakuru niba uwitwa Ukeza Pamela ndetse na The Ben cyangwa Mugisha Benjamin baba baratandukanye. Mpita mvuga ni ndaza kubereka ibimenyetso bitatu simusiga byerekana ko uwitwa The Ben ndetse n'Ukeza Pamela bamaze kuba batandukana. Ni ibimenyetso nakubwira ko ijana ku ijana rwose ndaje mbiguhuriza. Ari nabyo abantu benshi cyane bari kugenda bahurizaho bakaba bavuga ko aba bombi bamaze kuba batandukana mu buryo bwa burundu. Uwo muntu yambajije amakuru agiye atandukanye ku kijyanye n'umuryango wo kwa Mugisha Benjamin. Ndavuga nti byanze bikunze biraza kugera amasaha akuze namaze kuba nagirane namaze kuba nakwereka ibimenyetso uko ari bitatu. N'ibimenyetso navuga ko akenshi cyane hari kimwe wenda ntari buvuge cyari cya kane, ariko icyo cyo ndaza kuba nkihorera cyane. Abantu benshi cyane ni nacyo kenshi cyane bari kugenda bagenderaho bibaza bavuga bati ese koko aba bantu ntibaba baratandukanye. Ikimenyetso cya mbere buriya ariko wenda mu Banyarwanda tujye tuvuga mu migani kugira ngo abantu benshi cyane baze kuba bagenda basobanukirwa. Abazi ikijyanye n'imigani neza cyane nababwira nti burya hari umugani bajya baca bavuga ngo mbwira umugenda nahmite nkubwira uwuriwe. Uwo ni umugani nyarwanda abantu benshi cyane bakunze kugenda bakoresha, ariko mbere yuko tuza kuba twakinjira muri ibimenyetso byose kugira ngo nze kuba nabikubwira kugira ngo nawe uze kubisobanukirwa umenye ukuri kwihishe inyuma y'ibi bintu byose, iyi operation yose bivuga ko uwitwa Ukeza Pamela ndetse na Mugisha Benjamin bamaze kuba batandukana, ndetse uwitwa The Ben aza kuba ahita asigirwa umwana n'Ukeza Pamela, ndetse bivuga ko uyu mwana ndetse yari ataracuka. Ibi ngibi abantu benshi cyane bakunze kugenda babigenderaho, ariko ndagira ngo twinjirane neza. Ariko ikintu cyane ngiye kugusaba no kujya munsi aho ngaho ukabanza kureba ahantu handitse subscribe, ukareba niba utarayikora ugahita uyikora, ubundi ukajya munsi ugahita wandika igitekerezo cyawe, ubundi ugatambika kuri ako kamenyetso ka like ugahita ugakanda. Ubwo nako kamenyetso ka like kameze nk'agakumwe kari aho ngaho n'ubundi kuri telefone yawe munsi aho munsi iyo video, ubundi nkite nkubwira iyi operation yose nta kintu na kimwe kigize iti nta kintu na kimwe kivuyeho. Ngiye gutegura ikiganiro nkana kikugezaho nditu. Hashize iminsi itari mike cyane abantu benshi cyane bagenda bibaza ibintu byo bitandukanye bavuga bati Ukeza Pamela ndetse na Mugisha Benjamin baje kuba batandukana, ariko ibi byose nyuma yaho uwitwa Ashton Hall yaje kumera nkaho abivunduje. Ubwabonaga uwitwa Mugisha Benjamin ateruye umwana we, baravuga bati ntureba koko yamaze kuba yasiga Ukeza Pamela arigendera. Ukeza Pamela yimini yasize uyu mwana arangije arigendera ajya kwiryohereza mu Bubiligi. Abandi bagenda bavuga amakuru atandukanye bavuga ko Ukeza Pamela yari mu gihugu cya Tanzania aho yari gukurikirana business zigiye zitandukanye za The Ben ndetse na Pamela. Ariko ibyo ngibyo ndavuga ntireka mbyihorere ne kuba nagira inkuru nkoraho. Ndavuga ntireka manze nitonde kugira ngo nze kuba mpereza abanyarwanda amakuru meza ndetse amakuru atariho ivumbi, kugira ngo baze kugira bateye, kugira ngo baze kuba bagenda basobanukirwa neza cyane. Navuga ko hari bamwe mu banyamakuru kuri YouTube baje bavundura iyi nkuru batangira kugenda bayivugaho amakuru agiye atandukanye, ariko bayica ku ruhande bayivugaho, bayica ku ruhande bayivugaho, bayica ku ruhande. Ariko ndavuga nti byanze bikunze igihe kimwe nzakizagera noneho iyi nkuru nze nyigeze ku banyarwanda nta kantu na kamwe kariho ivumbi kamezeho. Mu gitondo rero nibwo nakoze inkuru ndangije nishyira ku rubuga, abantu benshi cyane barayireba. Umwe hahita aramamagara mpereza igitekerezo arambwira ati amakuru yo kwa The Ben ndetse na Pamela waba uyafite neza ijana ku ijana, ariko numva ameze nkaho ashatse ko ngomba gushaka andi makuru yandi ku ruhande. Arambaza ati ese uramutse usanze baratandukanye cyangwa bataratandukanye ubwo iyi nkuru wakoze byagenda bite? Ndavuga nti byanze kunze ibyo bintu nkuze kubindekera, ndaza kuba nkushakira andi makuru yandi yimbitse. Hano hari ibimenyetso rero bigera kuri bitatu, ariko abenshi cyane nabonye batangiye kugenda bibaza ku bimenyetso bibiri gusa, ariko ngewe naje ko nongera icya gatatu ndetse mfite n'ikindi cya kane. Nagucira umugani ndakubwira nti burya mbwira umugendana mite nkubwira uriwe. Noneho uwo ni umugani nyarwanda usanzwe, ariko reka tubanze turebe ibimenyetso bitatu abantu bari kugenda bavugaho. Ikintu cya mbere bari kurebaho, icyo kimenyetso cya mbere nuko Ukeza Pamela yamaze kuba yasiba poste ari kumwe na Mugisha Benjamin, cyane cyane yibanze kuzubukwe arazisiba zose asigazaho poste nk'eshatu ari kumwe na Mugisha Benjamin. Ahangaha n'ubundi birarangira abantu benshi cyane bahita batangira kugenda bibazaho, baravuga bati byanze bikunze ntureba ko Ukeza Pamela yamaze kuba atandukana na Mugisha Benjamin. Iyo ngiyo ni turufu ya mbere abantu benshi cyane bari kugenda bakoresha barisha bavuga ko abo bombi bamaze kuba batandukana.
Iturufu ya kabiri rero cyangwa ikimenyetso kindi cya kabiri ni uko Uwicyeza Pamela ubwo Ashton Hall yazaga mu rugo kubuza kubasura hano aba bombi yasanze Uwicyeza Pamela hano ntawe uhari, ahubwo aza kusanga uwitwa Mugisha Benjamin agize ati ateruye umwana ari aho ngaho mu rugo wenyine, aravuga ati byanze bikunze ntubona ko yamaze kuba yamutana umwana wari ucyonka yari ataracutsa, baravuga bati byanze bikunze kuko bya bintu nibyo narakubwiye nti abantu bari hariya mu mwaro wa rugo ntabwo bari bajyanywe n'inkuru imwe gusa yo kuba bavuga ngo reka turebe ko uwitwa Ashton Hall aza kugera muri uru rugo, ahubwo reka tunarebe ese tugize amahirwe tukagera aha Pamela ari mu rugo, aba yibereye mu rugo nk'uko nyine abantu benshi cyane barabizi, abasitari bakenshi cyane ntabwo bakunze kuba bava mu rugo. Ibyo ngibyo abantu ako kanko bahita bakandika barakanota, ari naho abantu benshi cyane bakuye amakuru bavuga ko Uwicyeza Pamela ndetse na Mugisha Benjamin bamaze kuba batandukana. Iki ni ikimenyetso cya kabiri. Ikimenyetso cya gatatu abantu benshi cyane bari kugenda banagenderaho ariko batari bitayeho aho ngaho, ni ikimenyetso cyo kuvuga ngo uwitwa Mugisha Benjamin kugeza uyu munsi nyuma y'ibitaramo byose yakoze, nyuma y'indirimbo yakoze, nta yindi ndirimbo arakora. Abantu benshi cyane bazi ikijyanye n'agahinda gakabije cyangwa iyo ibintu bitameze neza, biragoye ko muri kazi kawe ushobora kuba wagakora neza, biragoye ko hari ibintu byinshi cyane ushobora gukora neza ku kijyanye n'akazi kawe, ibi akenshi cyane bikunze kuba byapfa. Bagahita bavuga bati umukompetita we cyangwa uwo bahanganye mu muziki witwa nka Bruce Melody cyangwa Munyakazi, we amaze gusohora indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ndetse kuri ubu ngubu yamaze kuba yateguza indirimbo nshyashya ubu ngubu rwose iri kuza yasohoka vuba no muri uku kwezi bishobora kurangira iyi ndirimbo imaze kuba yajya hanze. Abantu benshi cyane bahita bagenda babihuza rero, baravuga bati uwitwa Mugisha Benjamin umugore we yamaze kuba yagira ate, yamaze kuba yamusiga burundu ndetse amusigana n'umwana, yigira mu gihugu cy'Ububiligi kujya kuryoshya yo ngo n'abandi bagore babakire n'andi magambo yose agiye atandukanye abandi bantu bagiye bavuga. Ariko ndagira ngo twinjirane muri aka kantu kamwe gusa, ubwo uwitwa Ashton Hall yari akimara kuva hano mu gihugu cy'u Rwanda, murabizi ko ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 hari igitaramo cyabaye cya Spina and Friends. Iki gitaramo nicyo umuntu witwa Uwicyeza Pamela yaraje arakitabira. Icyo gihe yaravuye mu gihugu cya Indonesia, araza icyo gitaramo arakitabira. Ku bantu bazi neza cyane buriya umugore wamaze gutandukana n'umugabo hari imyifatire cyangwa uburyo ashobora kuba yakwambara, nawe ugahita ureba ukavuga ati uyu mugore yamaze kuba yatandukana n'umugabo we ntago bakiri kumwe. Ibyo ngibyo nawe ugahita ubireba niba uri umuntu w'umugabo cyangwa uri umuntu w'umugore, ukavuga ati byanze kuzura umuntu yamaze guta indangagaciro y'ubugore. Icyo ngicyo akaba ari ikintu nyine nawe ushobora kuba wareba. Ariko nimugenda mukareba iyo uburyo Uwicyeza Pamela yari yitabiriye iki gitaramo asa cyangwa yambaye, uhita ubona ko ari umuntu gifite indangagaciro y'ubugore, yo kuba kwitwa umugore, yo kuba proud yuko afite umugabo. Ibyo ngibyo bikaba bigize bite, bikaba ari ibintu bita bigira bite bikugaragariza ko byanze bikunze 88% amakuru yose abantu bari kugenda batangaza hano ni amakuru y'ibihuha. Niko nababwira, ni nako umuntu mu gitondo yari yambajije ati inkuru wabo yifitiyeho amakuru. Ibyo ngibyo nakubwiye ibimenyetso abantu benshi cyane bari kugenda bagenderaho, bakavuga bati mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uri we. Ibyo ngibyo byose nibyo bimenyetso abantu bari kugenda bari bibazaho bagira bati. Ariko hari kampani, hari iduka rya Uwicyeza Pamela ricuruza ibintu biri aho ngaho bisanzwe by'ibirungo ndetse n'ibindi bintu byose bijyanye n'ubwiza. Aha ngaha n'ubundi ryitwa Fly Mama Africa. Iryo ni iduka rimwe. Noneho mugende murebe indege Uwicyeza Pamela yagenze mu gihugu cya Indonesia, nayo yitwa Fly, n'ubundi bayita Fly, ijya guhura n'izina n'ubundi rya rira duka rya Uwicyeza Pamela. Kandi navuga ko ari ibintu bamazemo igihe ndetse we n'umugabo we. Ikindi kintu naje kubambwira mu gitondo nababwiye nti buriya umuntu witwa Uwicyeza Pamela ni umuntu uzi kuba yashakira hiti hasi hejuru, umugabo we agakora igishoboka cyose ndetse akaba yategura ikintu gishoboka cyose kugira ngo aze kuba yagaragaza ko cyangwa agaragaze ko umugabo we ari mu kazi, arimo akora, arimo yapudetinga. Kuko umuntu witwa The Ben byanze bikunze ajya gushakana na Pamela, nubwo abantu benshi cyane bari kugenda babajacinga cyangwa babibazaho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, navuga ni wenda mwabantu mwe rimwe na rimwe abantu baba bagomba kwirinda kugenda mu kigali mukavuga muti byanze bikunze reka dushake amakuru yandi yo ku ruhande kugira ngo twumve ngo nuza yatangaje amakuru aya naya, reka bariyo twite tugira dute ariyo twita tugenderaho. Akenshi cyane bakavuga bati barana abastari ntago bashoboka, uri aba yahuye n'abakobwa benshi cyane, uri aba yahuye n'abagabo benshi cyane, dore yateye neza, ni mwiza, byanze kunze. Ibyo ngibyo nyine akaba ari byo abantu akenshi cyane bashobora kuba bagenderaho, ati yasibye poste ibi nibi, ese kubera iki nuza Ashton Hall yagaragaye hariya umugore ntahagaragare, yari yaragiye kuryoshya. Byanze kunze nakubwiye nti muri iki kiganiro nababwiye, iki ni ikiganiro cya kare ndi kusa nkaho ndi kugenda nsubiza bamwe mu bantu bagiye bambaza. Hari uburyo
Uwicyeza Pamela yasaga nkaho ari kumenyeshwa ko mu rugo iwe, ubundi umugabo nyawe aba agomba kumenyesha ko mu rugo iwe hari umushyitsi wahaje, nubwo umugore yaba atabizi ariko umugore agomba kumenya. Niba hari umugore waje gusura umugore mugenzi we muri urwo rugo, aba agomba kubimenya, akamenya ngo hano haje umushyitsi w'umugore w'inshuti yanjye yaje kunsura, icyari kimuzanye ni iki, ibyo twaganiriye ni ibi ngibi, ukumva nyine bagomba kubiganiraho, umwe akamenya ko aho ngaho haje umushyitsi. Ibi biba ari ibintu rwose biba ari ngombwa, niba namwe mutabikora cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Urumva ko ni umuco mwiza The Ben hari yagaragaje, mita nkumvura imana ndagenda mvuga ntibyanze bikunze cya kintu cyo kuvuga ngo abantu bombi baratandukanye nta gihari, kuko iyo kiba gihari Uwicyeza Pamela ntabwo yaba yarahamagaye kuri telefone ngo amenyeshwe niba aho ngaho muri urwo rugo hagize ate hajemo umushyitsi. Icyo ngibyo nagira ngo mubanze mubirebe. Ikindi, nk'umuntu udaheruka mu rugo cyangwa wari umaze iminsi mu isafari, yaraje mu gitaramo cya Spina and Friends agaragaramo, ndetse ajya gusura n'iduka rye, ubona ko yambaye nk'abantu b'amamama nyine bameze neza pe, bakiri mu rugo, batari abantu bamaze kuba bata urugo. Uhita ubona ko ari ibintu byigaragaza kenshi cyane, abantu bakagombye kubanza bakitegereza bakareba. Ikindi navuga nti The Ben ashobora kuba ari gutegura indirimbo nshyashya, Uwicyeza Pamela akavuga ati byanze bikunze ibintu bari kutuvugaho, noneho reka nze ntume batuvuga cyane, bakomeze kugenda bibazaho ibintu byinshi cyane bitandukanye. Sinibaza ko kuba yarasizeho post 3 zonyine byari byamunaniye kuba yagira ate, byari byamunaniye kuba yasiba izo post ngo azimareho burundu, noneho birangire burundu nyine nta post n'imwe ya The Ben ikiriho. Ikindi, The Ben niwe warakorewe amakosa, yakagombye kuba yaragize atya nyine, n'ubundi nawe agahita avuga ati noneho nkoze unfollow ku mugore wanjye, n'umugore wanjye agahita akora unfollow. Ndetse n'ibyo ngibyo nabyo ntabwo ari ibintu byaguhamiriza ko abo bombi bamaze kuba batandukana. Ibyo ngibyo ni ibintu wenda cyane cyane abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga wenda barabizi ko akenshi cyane iyo umuntu umwe arakaye akarakarira undi, akenshi cyane ikintu cy'amarangamutima cyo kuvuga ngo reka nihangane nkomeze mu following gikunze kubura. Sinzi ibintu biba mu bantu bakoresha social media akenshi cyane pe. Hari n'abakoresha za WhatsApp akenshi cyane usanga niba magiranye ikibazo agahita ajyamo kamuboroka ahantu hose kamuboroka, ariko birya nabyo ntabwo bisobanuye ko umuntu wagize ute wamwanze biri aho ngaho. Urumva rero kuba yarasizeho post 3 ni ikigaragaza ko byanze bikunze mu rwego rwo kugira ute rwo gutwika. Ikindi, kuba yaragaragaye mu gitaramo cya Spina and Friends yambaye kuriya ni ikigaragaza ko byanze bikunze gifite indangagaciro y'iki yo kuba umumama, yo kuba umugore. Icyo ngicyo ni ikintu nanone kigira gite kigaragaza. Kandi murakoze cyane, mukomeze kugenda mugira ibihe byiza. Ngiye gutegura ikiganiro nakikugezaho ndi Turu, mukomeze kugenda mukora cya gikorwa gikomeye cyane cyo kujya munsi aho ngaho mugakanda subscribe, ubundi mukajya munsi mukandika igitekerezo cyanyu ko mubyumva, ubundi mugahita murayikinga iyi video kugira ngo ibogere n'ahandi hose, kandi mwibuke no gusharinga bagenzi banyu kugira ngo video ikomeze igere kure, kugira ngo abantu bose bajye bamenye amakuru yizewe kandi amakuru y'ukuri. Na hano ushobora kuyasanga atari hano ku Ihozo TV. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.